Abantu basaze reba amafaranga akiriye hano mundebere ndagushimiye cyane ndagushimiye umva niwe muntu utabya ngizabikaga zari iki zari amagi ubu none aha natwe izabikaga nako izitarabikaga ziri amagi ubu zabaye inkoko ariko banza kura muri nete tunakureba ariko ntago guys amaye mani 40 akira 60 akira guys mumeze mute nizere ko mumeze neza ariko ko bitameze neza murabyihanganira mu buzima nuko bimeze teka ryose hari igihe nyine bucya neza umuntu akumva ni sawa ariko nanone hari aho bucya nawe ukumva nyine ni bibi ariko mu buzima nuko bigenda ko byaramutse nabi murabyihanganira wowe kora like share comment kugira ngo tuye tugomeza tubana muri buno buzima bugiye butandukanye. Nibyo uyu munsi twasuye umugabo mwiza cyane gusa ntago singombwa ngo mbite muvuga araza kubibwira. Ni byiza ko nta mugabo uvuga umugabo mugenzi we, umugabo muzima burya arivuga. Kanze mubereke. Nababwiye ko hari igihe kizajya kigera abantu bagatungurwa cyangwa se tugatungurwa n'ibyo tubona n'ibyo tureba. Burya amaso araryanga ndika burara. Musore umeze neza ibwire inshuti zawe n'urungano rwawe. Okay, meze neza. Ndashima Imana. Ndabibona. Ubwashize najyaga nza kugusura wambaye nabi ugize ute ariko uyu munsi ndabona wantumiye umeze ariko hari ahantu mu kanya nari nkubonye ntago nagusanze mu rugo. Ntago nagusanze mu rugo rwose sinzi nimba wenda ariko mba mugomba kuba mumeze nk'abastar sinzi uribwira abagukurikiye. Okay, yego musore singe kujya mubeshye mbere wansagatsa nabi yego nibyo sibyo cyane. Ariko sinzi uko nabikubwira ariko aho Imana ibera Imana sibyo irahindura kabisa. Ubu ntago ari kwikina ko byose no kubera Imana ariko umuntu wanyanze 2017 kabisa ubu yakwifuza ko umuntu tangira wibwira inshuti zawe wibwira abagukurikiye aka kanya ko ngiyewe ukwegereye ukuri imbere ndabona navuze icyo mvuga gusa ibwira abagukurikiye muri aka kanya. Muri aka kanya sinzi baranze muri sinema nyarwanda banyita Nkuba ntago ari izina rishyashya kuri mwe. Izina ryanjye riri mu byangombwa by'ababyeyi. Ariko rikaba ryarashyigikiwe n'umugabo umwe rukundo. Watumye mbonamo impano. Aya Nkuba. Mumbabare kubita Nkuba gusa mu kiganiro cy'ubwashize dushobora kuba twarakikoze umunsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda umunsi umunsi atorwa. Ndateje kakari kuri 15 tu. Watubwiye ko witwa Habimana Emmanuel. None Nkuba rije guti? Nkuba kumva nakuze bari impemba. Nkuba nakuze bari impemba. Ubundi gusa nuko nakubishye ntago nitwa Habimana bikubwiye. Banyita Dusingize Imana Emmanuel mu mazina ari mu byangombwa. Ariko Nkuba bakaba barari impemba. Nkura n'umugabo w'imfura rero. Ari we ukumbona niwe mbikesha. Ayo umeze neza. Ukumbona physically niwe mbikesha. Ubwo ziko bamwita bamwita Uwimbabazi. Niwe nkesha ibyanjye byose. Kundeba gusa ariko icyo nshimira Imana. Imana iragufasha iyo wifashije. Nakubwiye ngo wansuzugura kuko mbere twabitangiye filime fatabona ko byatubyarira umufu. Abantu bose bakajya bibaza ngo uriya wirirwa wiruka kumva babona mu muhanda uri gukora akantu bakavuga ati ese ubundi uriya mutipe ari mu biki sibyo? Ariko Nkuba nje muranyihanganira ngenda bita Nkuba
nkuba n'ubu ngubu n'uwashaka nzajya kurishyira mu byangombwa. Witwa Nkuba. Nzajya kurishyira mu byangombwa. Guys. Kandi foje narasabye. Kabisa. Narasabye Nkuba rijye mu byangombwa cyane. Witwa Nkuba. Kabisa. Hanyuma Nkuba. Ntago ibyo byo nkuko bivuze ngo burya ngo Imana isubiriza igihe kandi burya ngo wayizeye ngo imusubiza atiriwe avuze induru. Uburyo nazaga nyine gukoresha ikiganiro nabonaga umeze nabi pe, kuko hari n'igihe nigeze gufatira mu muhanda ndabona byara. Ese ko nimba bahora biruga bavuga ngo abakinnyi ngo ba filime ngo nta mafaranga bagira, wowe uyakuye he? Byagenze gute kugira ngo wumve ko ufite amafaranga? Ngo bavuga ngo abakinnyi ba filime ngo nta mafaranga bagira, wowe wayakuye he? Umva ngo ubwize ukuri. Umuntu utekereza ko filime itagira amafaranga aracyatekereza ko ngo hari icyaro kikibaho. Niko nabitekereza, kuko umuntu utekereza ngo filime nta mafaranga itanga aratekereza nk'aho umuntu avuga ngo Karongi ngo ni mu cyaro ngo ni ntasi. Enda nabyivuga ko aragashuti kanye kavugaga Karongi, umva mani tukanga tugakubita byataye. Umuntu utekereza gutyo aratekereza hasi. Namugira inama ko yatwegera. Natwe twabitangiye tutabona ko birimo iki amafaranga, baduca intege ngo amafaranga ngo nukwirirwa ngo uvuga ngo gusa nabi. Ariko gusa ngomwira Nkuba, ikigaragara ntabwo usa nabi ndabona. Nawe mbwira ndasa nabi. Usa neza gusa abagukurikiye. Uza mbere wowe wambwiye ngo iki? Navuye ko usa n'amayibobo. Wowe wambwiye mbere ngo ndasa nabi ngo ibintu ngo dukora ngo nta terambere. Ariko mva nkubwire, utazi ikintu cya internet, niba utunze telefone utungwa no guhamagara ngo shiri ngo bite, cyangwa undi muntu akaguhamagara ngo bite, aho uracyari hasi. Njyewe numvaga ko rwose nabonaga ibyo mukora rwose happy, numvaga rwose ntanjyana. Umuntu utunze telefone akaba avuga ngo telefone yanjye ngo nzayihamagarwaho nawe ngo mpamagara, uwo muntu namugira inama yo gukanguka mu mutwe, kuko telefone ye nicyo gishoro. Twatangiye dukoresha telefone, nawe urabizi. Yego, ndizera narabikora. Nabonaga muri kwirukanka za Nyabugogo, za Nyamirambo, za Muhima na hehe hose dukoresha telefone kabisa. None nabonye musigiye mukoresha kamera. Ibintu byarahindutse ubu. Nonaha bajya bavuga ngo iyabikaga ngo izabikaga zari iki? Zari amagi. Ubu nonaha natwe izabikaga nako izitarabikaga ziri amagi ubu zabaye inkoko. Ariko banza kura muri net tunakureba. Ariko ntago ngiye ntago ndi gukumenya. Singombwa gukura muri net. Fata net basi naga service ngusabye nkako ko n'umuntu ajya gusaba inyama akavuga ati banza mbonje, nubwo batajya akavuga ati sinkubonje inyama ariko ndagwa ku isosi. Ihangane mu byubahiro byanyu tubagomba nako mutugomba, mufate inete muzishyire hejuru gusa. Simasabye kuzikuramo zose, abakunzi bawe bakubone banakumenye. Ubu hari umuntu wakwibaza ngo mbese uyu ni Nkuba? Ndabizi ko ari umuntu wakwisimbwa gicucu benshi. Umwe niwe nabasha kwibuka. Wamutubwira se? Oya. Nibanga. Umwe uri kumva? Umwe wenyine niwe nibuka hano. Okay, ndabizi ko abasitari benshi cyane bo mu Rwanda mutwiyemeraho shawo. Nicyo kintu ngenda ngira abantu b'abasitari. Sinzi Sabe atari umusitari nigeze kumusura. Aranje arambwira ngo ati uko byagenda kose ngo ntago uri buze kuva iwanjye utanyweye utanariye. Uzi ibintu yanguriye, yanjyanyana ngurira makwanjari nimba bayazi ni inzoga manza n'agacupa kajyaga kagura 200-300. Nkumva ngerega ngo nuko nareshyaga musabye kungurira ngambwiye ngaraza ngo kungurira inkoko. arangije ajya kungurira intozi, ajya kungurira ngo ifi, ngo niyo nkoko bagira muri quartier. Okay Nkuba. Okay, karame boss. Nawe ntuze kuba nka Sabi n'abandi basitaye ntashatse kuvuga.
n'abayago n'abande bose n'abandi. urifuza iki? Ndifuza ko uko naje n'amaguru siko nza gutaha n'amaguru. Ntago nshaka ko niba koko wavuze ko ufite amafaranga ariko banzo kure muri net tukumenye. Ni inkuba koko. abanzi baranzi ni inkuba nk'ibisanzwe. Okay. Aga kanya niba koko watwiyemeye ngo filime ziragabura ngo ama internet sinzi ugenda duca imigani ugira ute, nkeneye ko wereka abakunzi bawe cyangwa se nanjye ubwanjye ukandemera. Ndemera ikizo filime zakugejejeho urumva. Ndashaka undemere ukandira akanyenyeri nta oya akanyenyeri bataza kuvuga ngo nyine ngo nukugira ngo ni pranka ngo urumva. Ndashaka umpa amafaranga kandi ninza gusanga hari iminota 2 ngasanga ari iminota ya senyi ngasanga hari iminota y'igihumbi. Ayo mafaranga ntago azaba ari ayawe ahubwo azaba ari ya director 1. umva nkubwire mbwira icyo cyiciro cyo gutegesha igihumbi cyangwa 2 kuri nkuba cyabaye no. Sunsanze mu rugo. Yego. Hari ikintu usuku nsanze mpagaze. Nta akora wagiye. Mbwira nkureme. Hari ahantu ubuse nahagurutse. Nta hantu nagiye. Ikikubwira ko umuntu wese Imana imusubiza kandi ikamusubiza neza. Mbwira nkuremere nahagurutse. Murebe. Kezi nuko abantu birata bakaniyemera. Mane reka nkubwize ukuri sinaje gukina nawe ndinda nakwiyamye. Singiye kwisabira ikiganiro ngo tukore interview. Singiye kwihamagarira. Cyangwa uvuye kuyaguza. Ngewe nguza amafaranga. Mpa amafaranga. Oya mpa. Mane murebe ko nabantu biyenza bakaniyemera do. Hari mizi niza director niyo abantu ngo bagenda bavunjisha ngo ubunote bwa senyisa kugira ngo aya nanga hake. Guys, mani 40 akira 60 akira tazagenda uvuga ngo ntabwo akira ntabwo tujya tubura amafaranga bro twarashubijwe. Guys, mundebere ko n'abantu basaze reba amafaranga kiriye hano mundebere. Ndagushimiye cyane ndagushimiye umva niwe muntu utabikora ujye uvugisha ukore bigaragare ko ubwaye mpa amafaranga 85 ndakeka ari yo maye bivugeze kubwo agafaranga no mwamaze kugafata byararangiye. Uko niko kuri abatubonaga twiruka bagakeka ko twiruka ku busa bro ntagari ko biri. Muri make kumva hari ikintu bakunda kuvuga ngo kora wigire kandi ntukurebera kuri mugenzi wawe ngo yo yakoze sibyo. Hari wakwifuza kuzikina ntayabona hari n'uwazikina akayabona sibyo. Buri muntu wese bafite impano igize ite izamukiza nawe ufite impano yawe. Okay nkuba ubwo twaganiriye cyane ubu ngubu ariko tugiye kuganira ku buzima bwawe nyirizina. Nkuba ni umusore warabitubwiye kiretse nimba wenda mu gihe tutaderukanye aribwo warongoye. Yego uracyari umusore. Impamvu ki aba star mutajya mukunda kuzana abagore? Ntago ari impamvu yo kutazana abagore. Niyihe mpamvu? Twadere gushaka amafaranga monura unose niba mpaye angaya kandi kuko bavuga ko burya ngo aho ukuye 5 haba hari 10. Nibyo umva reka ngo bibaho ya ntago ariko bivuga umuntu naguha 5 uzamenye ko bivuye ku 100 naguha 10 uzamenye ko bivuye ku 200. Urumva umuntu yaguha 5 afite 10 iyo mibare se urumva yakorete. Okay, najyaga abakinnyi ba filime najyaga mbita amashwe kamini biki byose ariko ntago nzongera. Okay, nkuba agira ababyeyi bombi. Nkuba ni umuherezi wabo ni imfura. Nkuba afite abamukurikira. Nkuba ni muntu ki? Nkuba sigaranye umubyeyi umupapa umumama. Abakunzi banyu bashaka kubamenya. Sigaranye umupapa gusa ni kwa kundi sinabivuga gute nsigaranye umupapa muri make. Yego
Nkuba se ntabwo aratera inda hanze? oya Harabura iki Nkuba ntabwo aratera mu myaka ufite? Ufite imyaka, ufite amafaranga, nabonye waraguze n'imodoka. rero ntabwo ari yanjye ni umutipe inshuti yanjye gusa ntabwo ngenda rikishijwe n'imodoka kubaka ipinda bro. Oya ipina se nje aya Keaman. Oya bretse reka tugendane ku murongo. Reka tugendane. Keaman afite imodoka. Nyamba Jessica afite imodoka. Mbese abanyinfluencer benshi nzi bafite imodoka. Kandi maze kumbwira ko amafaranga amaze kuyabona. Harabura iki kugira ngo ube muri abo banyinfluencer bafite imodoka? Harabura iki? Buri muntu agira uko yakuze. Reka mbanze mwumubwira ikintu. Buri muntu wese agira uko yakuze. Ntabwo nakuze inzozi zanjye ari imodoka. Yego nayo kumva mu mwaka utaha niyo ntego nihaye. Ntabwo ariyo ntego y'imodoka, nuko nayo iri muri budget z'ibintu nkeneye. Sibyo? Turi kujyana. Ariko ubu nona ntabwo mbabajwe n'imodoka. Kuko imodoka kumva buri umuntu agura imodoka ya miliyoni 80 yenda n'urugero. Afite izindi 80 zizayigendaho bro. Kuko imodoka ipfa de kuruwa yonyine. Baguci mu 35 de kuruwa sinzi niba yize. Ndayizi. Ngere ikindaje nshinga ntago ari imodoka. Ubikindaje nshinga. Nukuvuga ngo nugukora wa wundi wabonaga ngo ese nkubakina filime zirimo inyungu cyangwa nkubakina filime zitagira inyungu. Ubigihari ni inyungu. Okay. Nkuba turi kugenda tugana ku musozo. Umuntu ubu ngubu ukesha ko ubu uri umustar wambwiye ko ari Uwimbabazi TV. Ndamuzi nawe ahari ndamusuhuje cyane. Ndashaka utubwire cyangwa se ubwire inshuti zawe n'abagukurikiye aka kanya. Nkuba yakunze kugaragara muri yo channel y'Uwimbabazi TV cyangwa afite andi ma filime yagiye akina hirya no hino? Narayakinnye ariko ataramenyekanye. Wamenyekaniye muri? Namenyekanye muri nkene Inkovu y'ubuzima. Inkovu y'ubuzima niyo abantu benshi banzimo. Ariko siyo yonyine. Hari n'izindi. Ni wandika mu Uwimbabazi TV. Mu bantu bari kutureba wandike mu Uwimbabazi TV muri telefone uragenda ubona Nkuba tap kwa tap uko yazamutse. Inkovu y'ubuzima. Guys wowe wegereye screen yawe ufite megabyte ntago bigoye data zijana. Kamo Uwimbabazi TV urahita ubona Nkubu wale. Nose Nkubu aramutse yanditsemo Inkovu y'ubuzima ntiyabonekamo? Hari mpuza nyinshi ziba zanditseho ngo Inkovu y'ubuzima. Mfite kuyandika akazi ibindi bitari byo kuko ntago ari nge wakinnye iyo filime yonyine. Ushobora kuba yitwa gutyo ariko abantu nk'ubu umuntu witwa Nkuba singe ngenyine. Mfite kwandikamo Nkuba hakaza wa Nkuba 2013 wakinnye 2013 abantu sinzi niba bamuzi gusa yarahitinze baramuzi. Okay. Ni wandika mu Uwimbabazi TV birakorohera kuko urahita umubona Nkuba wale. Okay. Uruwa mbere simvuga kuri uwa kabiri mwana kwaje dukorana ikiganiro. Uruwa mbere w'umusore umbwiye ko ubu ngubu utarabyara hanze. Ese muri abo bakobwa mukorana ndabizi ko bataburamo nta babyaye? Barimo babyaye. Uwabyaye ndamukeneye. Umukozi iki? Cyangwa bana babyaye harimo wa nta wanjye urimo kuba umuntu ashobora kubyara ntabwo yabyaranye n'igiti yabyaranye n'umugabo bari kumwe. Sinzi niba uri kumbaza uwabyaye mu buhe buryo. Reka tubireke batadukora mwikomo. Ahubwo nashaka kukubaza filime Inkovu y'ubuzima mwayikoze mugendeye kuki? Cyane cyane wenda hari igihe ukora filime bitewe n'ubuzima wanyuzemo cyangwa se ugakora filime bitewe n'ubuzima umuturanyi wawe yanyuzemo. Mwege filime Inkovu y'ubuzima mwayitangiye gute? Wenda mu kumuza abanyarwanda nyine iyo filime byagenze gute kugira ngo muyikore? Yubakiye kuri Nkuba nk'ibisanzwe. Nkuba ari Inkovu y'ubuzima. Iyo mubwira ngo hari umuntu wambabaje ugize ute? Umwe.
niyo igitekerezo cyavuye. Yego igitekerezo cya mbere Uwimbabazi niwe wandemyemo icyizere cyo kuza kuvuga ati se ntago ibi bintu twabikora ngo bikunde, nanjye muhe igitekerezo cyo kubigira ute cyo kuvuga ngo waretse tugakina inkovu y'ubuzima, kuko iyo nkovu y'ubuzima ni njye none. Okay, Nkuba, gira icyo ubwira abakunzi bawe dusoza. Abakunzi banjye nababwira ko bakomeze kutureba kandi bakomeze kudushyigikira, barabona ko ibintu byagenze neza. N'uwo tuzahura mu buzima kambwira ati ndakuzi, nzamuhereza ikiganza amubwire ati ngaho nawe reba ukuntu bikora, cyangwa niba ufite icyaka, kuko nanjye nabihawe n'Imana. Kandi nabo Imana yafashije mu bantu, ntabwo ari ibyo wabyihaye, ni umuntu wagize ute wankunze. Nanjye uwo tuzahura akambwira ati ndakuzi, nzahita amubwira ati niba ufite icyaka basi n'igikira kakaye. Birangiye. Ugiriye inama abakobwa, gira inama wabwira, shaka inama wagira umukobwa cyane cyane w'urubyiruko dusoza. Inama nagira abakobwa ni ukwirinda ibishuko. Bravo. Kuko ibishuko ubu none nshobora kuza nkabwira umuntu ngo nagukunze nkasara nkapfa nkapfukira, kandi mfite icyo mushakaho kimwe cyonyine, kuko nta n'ikindi washaka ku mukobwa, ni ukuryamana nawe. Ariko bakobwa muri kudukurikira mwirinde ibishuko. Murakoze cyane. Ariko n'abahungu birinde ibishuko. Bari n'abahungu nta muhungu ushuka abantu. Reka. Umuhungu inshuti yanjye uri kurira yo kwareka. Aya ntago iyo story igomanye nabizi ko utajya ubura story, ahubwo sezera Abanyarwanda n'Abanyarwanda. Nababwira ngo inshuti zanjye mukunda Uwimbabazi TV, mukomeze mugende mudukurikirane kandi mubishyiremo agatege. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Guys, murakoze cyane. Rero ikiganiro twakoreshaga Nkuba yari yadutumiye, gusa mwabonye ko yari yagiye gutembera, ashaka kuba yaragiye kuguza amafaranga, gusa nanjye mbonye agatubutse ngiye kugura inka. Okay, mukomeze mukore subscribe kuri Uwimbabazi TV, like, share, comment. Mugende na searching niyo filime bababwiye ngo ni inkovu y'ubuzima. Ciao, ikiganiro Tungura Muhanzi nakagaruka. Murakoze cyane.